Yes, yes guys, nkaba ngarutse nje kubona umuyoboro wa TN Entertainment, ngarutse nje kubagezaho amakuru ya Green Card Lottery. Kugeza ubu ngubu itariki nyakuri yo kugira ngo link izasohokeraho bazapurayinga, link itegerejwe biri hagati ya tariki 10 na tariki 15 z'ukwezi kwa Oktoba z'ukwezi kwa cumi. Ubu tukaba dutegereje turi benshi, mbashishikariza kuba mwaramaze gutegura imyirondoro yanyu neza, mwaramaze kuyipanga ku murongo ku buryo kuko igihe cyageze cyo kwapurayinga. Amakuru yari amaze iminsi ahwihwisa avuga kuri Green Card. Kugeza ubu Green Card bavuga yuko hagati ya Oktoba na November nibwo link igomba gusohoka, ariko byanga bishoboka ni hagati ya tariki 10 na tariki 15 z'uku kwezi kwa Oktoba z'ukwezi kwa cumi turimo. Ubu twihuse tugiye kunyuramo mu buryo tuzabafasha muri turi kwapurayinga twese. Kugeza ubu ngubu link igomba kuba yo iri hanze, igisigaye ni ukwapudetinga, bakapudetingamo option zo tuzakoresha turi kuzuzamo imyirondoro yacu. Kugeza ubu ngubu rero ubu ngiye kubagezaho uburyo twazapurayinga twuzuza, dushyiramo za CV zacu, dushyiramo amapasiporo, amafoto twateguye, amadiporome nimba utarize ukaba ufite za seritifika z'akazi runaka ukora, imyuga runaka ukora mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bidukikije nka Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, Ethiopia. Kugeza ubu ngubu rero ngiye kubagezaho uburyo twazapurayinga kuri option ya mbere. Twihuse tugiye kuri option ya mbere uburyo izaba yanditse, bazakubwira kwandikamo full name azaba ari amazina yawe yose uko yanditswe ku byangombwa byawe byose nyakuri. Bwa mbere azaba ari last name aba ari izina rya kabiri bakoresha. Iyo uri nk'umunyarwanda aba ari nk'izina ryawe riri mu kinyarwanda. First name ni rya zina ryawe ry'irinyamahanga riba ryanditse muri English cyangwa French bitewe n'izina ryawe mu rurimi bakwitiyemo. Hakaza icyo bita middle name abantu benshi ntabwo bakunda kuba bayifite. Iyo utayifite urayisimbuka ukajya kuri step ya kabiri aba ari gender batazi ururimi rw'icyongereza ni igitsina. Uhitamo nimba uri male cyangwa uri female. Wamara kubyuzuzamo ibyo ugahita ujya kuri birthday ni kuri option ya gatatu. Birthday aba ari itariki y'amavuko, igihe wavukiye. Wamara kubisetingamo haza ari day, month and year. Urabona ko kuri day ni ukuzuzamo igihe wavukiye, month ni ukwezi, ni umwaka wavukiyemo. Ugakomeza ukahita uza kuri option ya kane. Option ya kane bakubwira ngo ni city where you are born. Ni ahantu mbese umujyi wavukiyemo. Like example, wavukiye za Nyarugenge, iyo hepfo za Kimihurura, za Huye. Wahamara kuhasetingamo umujyi wavukiyemo, ugakomeza kuri option ya gatanu handitse ngo country where you born, ni igihugu wavukiyemo ubwawe ku giti cyawe. Uzavuga yuko ari u Rwanda cyangwa Burundi cyangwa Tanzania. Numara kuyuzuzamo naho uzajya kuri option ya gatandatu. Option ya gatandatu uzavuga ngo country of eligible, ni igihugu cyawe ukomokamo bwite. Uzavuga ko ari u Rwanda n'uba uri mu Rwanda, n'uba uri mu Burundi uzavuga ko ari Burundi. Ushobora no kuzapurayinga Green Card uri umunyarwanda ukaba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uri nko muri Uganda, Kenya, Tanzania. Aho nugera kuri country of eligible uzahitamo n'ubundi igihugu cyawe ko ari u Rwanda. Nuva kuri iyo step uzajya kuri step ya karindwi ariyo bita passport information. Passport information ni ya mafoto uzaba warateguye
y'amafoto uzaba warateguye warasevinze, hazaba ariyo bita ngo pasiporo namba, ya mibare iba kuri pasiporo yawe, hakaza iyo bita country of insurance, hakaza n'iyo bita expiration date, yani nk'igihe bizarangirira, uzasetingamo umwaka. Njye nagiye mbereka like example, nagiye nyibereka munsi. Numara kubyuzuza ibyo byose uzajya kuri option ya munani. Option ya munani izaba ivuga ngo extra photograph azaba ari ifoto wafashe ushireho iyo pasiporo, izaba ifite icyo bita, abantu bazi iby'amafoto guys, aka kantu muzakitondere cyane, niyo makosa bakunda kugendaho cyane. Igomba kuzaba ifite umubyimba ungana na 600 times 600 px, background y'umweru, background azaba ari umweru, nta filter n'imwe irimo, nta kosa, nta edit n'imwe mbese irimo. Nuba washyizemo filter runaka, iyo foto ntizemegwa, iri no mu bintu bikunda gukurikiranwa cyane hariya uri kwapurayinga. Numara gusoza ibyo mafoto, uzahita ugana handitse mailing address. Iyi ni ibaruwa uzaba wanditse, izaba iri mu mazina yawe, ahantu yandikiye, city, town, n'igihugu uzaba urimo. Aho nuhava uzahita ujya kuri phone number. Phone number niyo bazakoresha bakubwira yuko wabaye accepted. Ujya no kuri 11 ariho bazakubaza email, nayo bashobora kuboneraho wabaye accepted bakakumenyesha. Nukoresha email, ubu nibwo uburyo buzakoresha bakumenyesha niba watsinze. Iyo ubuvuyeho ubwo buryo nabwo uzagera ahantu handitse ngo highest level of education, ni urwego rw'amashuri yawe ugezeho. Ushobora kuvuga ngo uri high school degree cyangwa university degree, niba wararangije byose niba utararangije ibyo nakubwiraga hejuru, ho uzakoresha certificate y'umwuga runaka ukora. Aho nuharangiza ndakeka ko aho muhumvishije. Nuharangiza uzajya kuri option ya 13 ariyo bita marital status, ni ubuzima bw'urugo rwawe. Niba uri mariye cyangwa uri divorce cyangwa uri widow n'ibindi byinshi cyane uzahitamo bitewe n'uburyo uhagaze wowe n'umuryango wawe. Uzajya no kuri option ya 14. Option ya 14 ariyo uzaba ari n'iya nyuma, bazakubwira ngo number of children, ni umubare w'abana bawe, cyangwa ushiremo umubare nyawo niba ubafite. Niba utanabafite nabwo uzabisetingamo bitewe n'uburyo umuryango wawe uzaba ihagaze. Kugeza ubu rero igihe cyo gutangira green card, ndakeka hariya iyi option ya nyuma yo kwapurayinga yo gusetingamo abana bagize urugo, niyo option ya nyuma. Iyo uyigezeho niho uhita ukora submit, ariko mbere yo kusabumitinga, igihe cyo gutangira green card lottery ya 2027 kiri hagati ya October tariki 2 na November tariki 5. Gusaba ibikorwa byo ku rubuga rwemewe muzakoresha developprogram.state.gov. Iyo niyo linki izaba yemewe. Kugeza ubu tugomba kuba dutegereje, kuko hagati noneho ya tariki 10 na 15 niyo gahunda niyo bagomba gusoreraho linki byanga bishoboka. Ikindi nagakwiye kubasubiriramo, ibyo bakunda kwitaho cyane cyane bigasesengurwa cyane ni ibintu bijyanye n'amafoto atujuje ibisabwa. Ariko nakubwiye ngo iyo wakoze ifoto ikazamo filitira, ibi ntabwo biriya bintu ntabwo bakunda kubyakira. Ikindi cya kabiri ni amakuru y'ibinyoma ariyo bita fake info.
ni urwego rwandika izina ritandukanye n'iryo kuri pasiporo bitewe hari igihe ushobora kwibesha ukaza gusubiramo nyuma. No kujya kuri webusayiti itari ofisho nabwo biteye ikibazo ku buryo kuko iyo iriya linki yasohotse haba hari abandi basikamu basohora nabo linki bagamije kwambura nk'ibyangombwa byawe. No kwiyandikisha inshuro zirenze imwe nabyo ntibyemewe, ni inshuro imwe yonyine, iyo byanze urabireka ugategereza nekisiti ya. Kudafata komfameshoni namba nyuma yo kwiyandikisha, iyo umaze kwiyandikisha ibyo nakubwiraga ukoze kuri sabomiti bahita baguhereza icyo bita komfameshoni namba nyuma yo kwiyandikisha. Ntushobora kureba nimba watsinze utarahawe komfameshoni namba niyo ikwereka ko watsinze. Kugeza ubu dufite umubare w'abantu benshi bagomba kwapurayinga girini kadi. Nimba nawe uri redi ko nzagufasha, nyandikira kuri iyo nimero 0789 640 gayizi. Ciao ciao, ubwo tuzasubira turi kwapurayinga. Wibuke gukora sabusikarayibu.